urakwiye mwami, wanyeganyeje inkingi z'umutima wanjye, uhimbaza igitero cy'amahanga. Urakoze kuri Imana, uhabwe icyubahiro Yesu kubw'ubuntu tugirira. Turakwizeye Yesu, ngo twizera Imana nyir'ibihamya, niyo nyine twiringira. Urakoze mwami. Mfite umukunzi wanyeganyije inkingi z'umutima wanjye, sinkibibasha gusobanura iby'aya magambo anyura umutima. Mfite umukunzi wanyeganyije inkingi z'umutima wanjye, sinkibibasha gusobanura iby'aya magambo anyura umutima. Mfite umukunzi wanyeganyije inkingi z'umutima wanjye, sinkibibasha gusobanura mu mafu ya n'inkusi, izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Mu mafu ya n'inkusi, izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Ayi mba washuwe unyibutsa ya magambo, ibihe by'imanza mu magambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu n'umukunzi. Aye umva washuwe unyibutsa ya magambo, mu bihe by'imanza mu magambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu n'umukunzi, n'umukunzi Yesu n'umukunzi. Mu mafu ya n'inkusi, izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Ubu ndaharanira ndetse ndasiganirwa gufata icyo Yesu yambikiye. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo n'abandi bose barinze kwizera kwawe. Ubu ndaharanira
ndetse ndasiganirwa gufata icyo Yesu yambikiye. Nyamara sinjye njyenyine ahubwo n'abandi bose barenze kwizera kwabo. Ibihe birahita vuba, abantu barahuze, bahugijwe n'ibibazo byo muri iyi si. Abandi bahanze amaso iterambere ry'isi, bibagiwe kwita ku iherezo ryabo. Ariko twebwe Mana yacu duko dusaba, uduha imbaraga zo guhora twiteguye. Hari ikindi kivuga ngo urupfu ntirwanera, Mana uzambe hafi, ngutumbire nawe uzanyize. Amaso yanjye ntaremba, naniwe ngiye gupfa, Mana uzandemera ibyiringiro bisha, kuko namenye yuko uri umukiza w'amahanga, kandi yuko utasiga ngo ndengane. Nagisubiramo. Urupfu ntirwanera, Mana uzambe hafi, ngutumbire nawe uzanyize. Amaso yanjye ntaremba, naniwe ngiye gupfa, Mana uzandemera ibyiringiro bisha, kuko namenye yuko uri umukiza w'amahanga, kandi yuko utasiga ngo ndengane. Ubu ndaharanira ndetse ndasiganirwa gufata icyo Yesu yambikiye. Nyamara sinjye njyenyine ahubwo n'abandi bose barenze kwizera kwabo. Ubu ndaharanira ndetse ndasiganirwa gufata icyo Yesu yambikiye. Nyamara sinjye njyenyine ahubwo n'abandi bose barenze kwizera kwabo. Nyamara sinjye njyenyine ahubwo n'abandi bose barenze kwizera kwabo.